iyi generation igiye kwihimbira ururimi tutazi ariko noneho twebwe tugarukanyaga uyu munsi twazanye ikinyarwanda guys. asubira byiza kuri butsinde mbwiza ukuri cyozi byakonze ikinyarwanda nanjye ndakizi ndiyizeye. shyushya aya mashu asashaje sushi aho bibazo we aha ho bahabaye aho bahabaye bariya barahaba ahaho. ikaze nanone kuri YouTube channel ya Jenny and Fanny. Twishimiye nanone kugaruka kubasusurutsa kubashimisha. Ubushize byagenze neza twarabibonye ko mwadukunze nanone niyo mpamvu tugarutse kugira ngo twishimane nanone. Ikaze nanone mwarakoze gukunda ikiganiro twakoze abakoze like abaduhaye comment ni kuri Imana bamugisha mukomeze mudukunde twarabibonye murusheho kandi ni byiza cyane. Murakoze kuba tugiye kubaganiriza sasa rero kwambabwita se uyu munsi nakasa uyu munsi ni ibibazo ariko reka mbanze nkubaze ubona ukuntu kuvuga ikinyarwanda bigoye none iyi generation turimo usanga umuntu n'icyongereza ashaka atakizi neza ariko akajya avuga za so when kandi shaka mu ikinyarwanda you know anyway na nyine ntabwo ikinyarwanda kigihagije ubwo umuntu ashobora kukubaza njye mbona mu minsi iri imbere aho tuzaba dusigaye tuvuga ibyongereza gusa nta kinyarwanda none usanga nta nubwo ari icyongereza si icyongereza cya nyacyo si ikinyarwanda ahubwo ubanza iyi generation igiye umuntu ashobora no kuvuga ikintu wamubaza ngo ese iki gisobanuye iki mu kinyarwanda I don't know but iyi generation igiye kwihimbira ururimi tutazi ariko noneho twebwe tugarukanyaga uyu munsi twazanye ikinyarwanda guys. turebe ngo ni bangahe bazi ikinyarwanda comment mutubaye mutubwire ngo angahe ku 10 ese we wakwihangaye oya nyine ibyo turi bukore nyine ndakeka kubera ko turi kubikorana namwe sibyo no kuvuga ngo namwe murabikora noneho turebe nyine namwe urabanza uduha amanota hanyuma nawe usubiremo tubwire wowe ubundi wagira ngahe ku 10 ugize angahe sibyo asubira byiza kuri butsinde mbwiza ukuri cyozi byakonze ikinyarwanda nanjye ndakizi ndiyizeye. umva ngewe ubuvanganzo niyo kamere ariko tugiye kuvuga amagorane tugiye kuvuga amagorane sibyo ndahera kuri wowe oya wimera ndakubujije wa mugani mbabarira okay nice ngiye kubaza ngiye kubwira ikintu usubiremo sibyo vuga ngo manutse ingiryi ry'inkoko ntago nawe bivuze neza reka mbikubwire gahoro uhita ubisubiramo wihuta manutse ingiryi ingiryi se ni igiki ingiryi ni agace kaba reba urenze Gatsata Kabuye Nyacyonga ukagera Nyacyongo uzamutse ujya i Masoro yitwa habaho agace kitwa ingiryi guys abantu bahazi neza mumbwire ntago umubeshya uzamutse i Masoro uri kuzamuka muri Rurindo urenga Nyacyongo ugahita uzamuka harahari guys muzatubwire harahari hitwa ingiryi rero aho hantu hamanutse urya igi ry'inkoko nyine manutse ingiryi indya igi ry'inkoko manutse ingiryi indya igi ry'inkoko come on ngaho tubivuga twihuta manutse ingiryi ry'inkoko ngo manutse ingiryi ry'inkoko manutse ingiryi bijya gucanga manutse ingiryi ahitwa ingiryi turabiretse pe ikibazo cya mbere manutse ingiryi ry'inkoko wow ntabwo bikoze ngasubira mu rimwe manutse ingiryi ry'inkoko wishemo akitso manutse ingiryi ry'inkoko
Bega abantu njye simpamenyereye. ntabwo rero ni mpaka uzahajya uko nzakujyana abanza bavuge neza nzakujyana ingiryi yego manutse ingiryi ry'inkoko. Okay, ni wowe ugezweho. Ashaka aroroshye wowe. twagiye Wamenze. ntabwo naguhenze pe. Nagiye kwa Nshimiye nsanga bari kuririmba urumva ariko icyo nabonye Nshimiye arushasijwe. Subiramo. Nshimiye arushasijwe. Nshimiye arusashijwe. Nshimiye urumva arusa nshimiye none ikibabaje uri kubivuga gahoro witonze nabwo bikakunanira. Nshimiye arusashijwe. Nshimiye papa wa nshimiye n'indi bundi urushanye. Njye nakubwiye Nshimiye aririmba neza kurusha no. Nshimiye arushasijwe yawawe. Nshimiye arusha ise ijwe. Nshimiye arushasijwe. Yes. Okay, byakunaniye. Nshimiye arushasijwe. Ongera. Nshimiye arushasijwe. Nshimiye arushasijwe. Nyine ako kito gakuyemo. Nshimiye arushasijwe. Umva nyine ngiye ko ndi kubivuga. Nshimiye arushasijwe. Nshimiye arusashijwe. Wabyishe. Nshimiye arusashijwe. Uri kuvuga ngo nshimiye arusashijwe. Nshimiye arusashijwe. Sawa. Watsinzwe? Yego. 0. Nawe ariko icyambe cyari 0. Ariko njye okay ibi bya nshimiye arushasijwe. Urumva ko njye mbyumva. Nanjye ndabyumva ko nshimiye arusha papa w'ijwi. Nshimiye arusashijwe nabikoze. Guys arimo aranyiba. Okay. Arimo aranyiba pe mu byumba. Uraza kongera gusubiramo ikiganiro wowe uraza kwiseka nawe. Nuko njye okay ni utahiwe. Amaye ngashaka no cyo ntabwo nzi kukivuga nanjye. Ta izo njyo uze uge izi nzu. Oya urebe. Ta ahita ngenda kwiza. Ta izo njyo uzurye izi nzu. Izo njyo izurye inzu. Bavuga ndakizi njye nanakizi narakibrotse tukiga primaire. Bavuga ngo iki? Izo njyo uzugize inzuzi. Iki? Izo njyo uzugize inzuzi. Injyo. Inyo nyine. Injyo. Ntabwo bavuga injyo. Injyo sundi zicyari cyo. Munyarwandakazi n'uwo bagiye kunyirukana. Injyo ni ikimene nyine cy'ikibindi cyangwa igicuma. Oya ikibindi. Mumbwize ukuri njye ntacyo nzi cyo gukora. Izo njyo uzugize inzuzi. Binechaka. Tizo ndyo uzuzuga inzuzi. Ta izo ndyo uzuzuga inzuzi. Ibaze ko mbajije ikibazo kikaba kikunaniye ari wowe. Tizo njyo uzugize inzuzi. Ikibazo ntabwo ari njye wari bukibaza. Tizo njyo Tizo njyo uzugize inzuzi. Guys arimo arabivuga neza. No. Tizo njyo uzugize inzuzi. Tizo njyo uzugize inzuzi. Tizo njyo umva se. Tizo njyo uzugize inzuzi. Tizo njyo uzugize inzuzi. Tizo njyo uzugize inzuzi. Yego nabikoze kandi ntidusubiremo. Bari kindi guys arimo aranyiba pamba. Namwe mujye musubiramo muraza kwandika muri comment ibyo mwashoboye. Ubona menshi ubutaha tuzamuha igikombe. Ndaheba bombo yanjye ndayibwa. Kuri kurya wenyine wowe. Oya kubera ko igikombe ndakizi igikombe ni ibombo muhi. Ako twibagiwe. Wowe kankwereka. Uri butsina niwe wongera gusoma ku cyafite. Oya ntari bituramuhiye ibombo. Yesu ndayibuza karabaye. Ariko nashitsaho. Ngambaza nawe. Kutanye kubitekerezo ndapfuye. Ndimo ndajyana numve ko mbasha kubivuga nanjye. Ndimo ndabirepeta mu mutima kugira ngo ntaza gukotora kandi ari njye ugiye kubaza. Okay twagiye. Yemwe mwabagabo. Aho baba nawe beshe nta nshuti mfite. Urabizi neza iryo jambo rirakomeye. Okay. Yemwe mwabagabo. Aho baba bahaboheye. Yewe mwabagabo mwe. Aho baba bahaboheye.
mwabagabo mwe mbabwira. oya subira Okay. vuga Yemwe mwabagabo mwe, aho baba bahaboheye, aho baba bahaboheye. Ego tubara amanota umaze kugira ngo ari 0 no, icya mbere ntagikoze. 0 Na Kalisa namukoze. nta nubwo ari Kalisa navuze Nshimiye nawe. Okay, reka tuvuge abagabo. bibavuga Yemwe mwabagabo mwe, aho baba bahaboheye, yoze kuri bahaboheye bahabobobeye. okay gaho basobanura bivuge gahoro Okay, byiyumvisha yemwe mwabagabo mwe, aho baba babobobeye. Yemwe mwabagabo aho mwe, baba bahaboheye baba bahaboheye, oya bahaboheye bahaboheye. mumbwira umuntu wese ko abantu batazi ikinyarwanda baba bahaboheye. ndabona ababyeyi bacu bazongera kwishyura minegare noneho mana kaniza ko mama atazareba iki kiganiro ko yaba afite ibibazo. igikurikiyeho ndapfuye baba bahaboheye. Yego ya ndabivuze. Yemwe mwabagabo mwe, aha baba bahaboheye. bivuge vuba twumve Yemwe mwabagabo urugero abantu n'ubumuga bwo baba ko ntangiye kuvuga. Okay, tuvuge ikintu. Yesu usore mfite angahe mana nyagasa ndapfuye. ntabwo uragitora na kimwe Shyushya aya mashu ashyashyaye. Icyo ndagikora. nyine kivuga Shyushya aya mashu ashyashyaye. ntabwo ndi kuguseka ntabwo ndimo kuguseka muri abana bawe pe. Okay, twagiye. Shyushya aya mashu ashye asaye. Shyushya aya mashu ashye asaye. shyushya aya mashu okay wait shyushya ayo mashu ashya asaye 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 ntabwo umuntu utsindagariza ntakubeshye mba numva mbabara. Shyushya aya mashu ashya asaye. njye nizi ikinyarwanda bro. Shyushya aya mashu ashya asaye. Nanjye nabikora. shyushya aya mashu ashya asaye iryo turarigabana turayakoze twose. ahubwo wagize igice ku icumi nta cyangwa se igiti. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Guys, aha tubyitondere. ntukotore gusa tuvuge amahane. Okay, tugendane. Imbogo irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga 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 irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. nanone imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. kane genda arenze oya kane njye sinabivuze kane. Oya ntabwo ndabyumva. nta nubwo ari na kane wavuze tu kabiri. ntabwo numvise rero. imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. arenze we ese kuri gusoma wenyine nta nubwo nahashobora pe. Guys, ndapfuye ngiye kuba umuki. bibazo we. aha ho bahabaye umunyarwandakazi ngo wujuje ibyangombwa ko nawe uri bukotore. aha ho bahahaye ariko reka mbanza usome nitonze. aha ho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe. aha ho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe we. aha ho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe. aha ho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe. vuba. aha ho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe. witeguye ko mbivuga? nyine ni wowe negereje. uretse mu munota ubisabye. ufite igice ku icumi ubura gushaka amanota. njyewe buriya mfite ngahe tumaze gusoma bingahe? 7. iki ni icya 7. twakoze bibiri wowe.
njyewe nakoze icyananiye ni kimwe ngo cy'ingigi kubera ko ingigi ntabwo mazi nzakujyana nuhanjyana ubwo nzasigara nzahita mbishobora shimiye arusha sijwi nabishoboye izo ngiryo zindi zundi izo ngiryo winyiba cyakunaniye nabishoboye mwabagabo mwe naho cyakunaniye ni nacyo nashoboye ahubwo mwabagabo mwe aha bahabahaye ngo muhabe shyushya nabyishe mwabagabo mwe aho baba bahababoheye ubwo ngaha atatu ibi by'amashu nabyo byananiye n'imbogo nabishoboye aho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe nabyo nabishoboye naho nicyo ni wowe urimo kuvuga aho bahabaye bariya barahaba ahaho urumva uretse ndetse ngo umunota wo kubivuga ntabwo ndi buseke kadeke guseka ahaho bahabaye uretse nanjye kambanza mbisoma ahaho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe ahaho bahahaye bariya barahabababa no gusoma ahaho bahabaye bariya barahabababa ngo bahabaye bariya asikaje arimo guherera ngo aho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe ahaho bahabaye ahaho bahabaye guys twahisemo nabi pe ntabwo nari bwemere yes we okay ahaho bahabaha ahaho yesu shawapite naho nuza kwirebura uza kwiseka usikora uri kuvuga ahaho bahabaye bariya barahabababa ngo bahabe ahaho bahahaye bariya barahabaha ngo bahabe ahangaha turi nyine niho bahabahaye ngo bahabe ahaho bahabaye bariya barahabaha ngo bahabe ndarushye pe basi kano kavuga fasha sosha kuko ndagashoboye fasha sosha uburyo uri kubivuga na confidence hanyuma ukanyita fasha sosha yego uvuge nk'inshuro eshatu wihuse fasha sosha umva sha wa mwana fasha sosha ntabwo bari kuvuga ngo utegeke abantu ni ugusubiramo no kwinginga fasha sosha apana kwinginga gusubiramo nyine ikinyarwanda kumva ukuntu kivuga fasha sosha okay bivuge nk'inshuro eshatu wihuse inyota irangije mbabare nyine bivuge okay umva ngiye mbivuge fasha sosha ubwa mbere wabyishe okay fasha sosha akoze ukamanza mbisoma fasha sosha ubwo biri kugeraho ugashiramo n'umujinya numva ndakaye we nuko nta mwuka mfite ntiwongere guseka abantu batazi ikinyarwanda okay nanjye ntabwo nyine mbizi ariko nyine njye kugerageza tubaza nahisemo nabi sinzonya guseka ubundi sura mu diaspora buriya cyane n'igihugu cyanyemera ubundi zikiye nta n'ururimi waje mu Rwanda vuba wigeze wiga amagorane muri primaire twahigaga mu wa kangahera P4 mu wa kane primaire ahari tukiga ngo hari akantu twigaga ngo nima ngo aka kago k'akagera karimo akagore k'akageni karimo akagega k'akagegemeza karimo agakoko k'agakokakazi karimo bikaba bikira amagorane se nyine ni ibintu bigenda ni amagambo nyine agenda agaruka yisubiramo yisubiraje ariko siko ndaba umuraperi n'ubundi menya n'uburaperi ari amagorane jijisha izo njiji kuko gashoboye jijisha izo njiji jijisha izo njiji jijisha izo njiji
jijisha sha amanota ari kuzamuka mana sha uracyantabara. jijisha izo njiji jijisha izo njiji twagakoze. jijisha izo njiji sha ikindi aho kugira ngo nyivuge beta umbwire igikombe nyigoye bikiri ariko bino biroroshye wowe ubanje ukabyumva biroroshye. bibiri bya nyirababiri bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. subiramo. bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. bibiri bya nyirababiri banza wumve nyine story nako inkuru yari bibiri no bibiri nyine ikibiribiri ni igisiga cyitwa ikibiribiri. bibiri nyine bibiri ntabwo ari bibiri reka kato ibibiri ikibiribiri yego ibiri katuvuga ikibiribiri nibwo biri bworoshye. turavuga ikibiribiri kimwe kandi ushobora kuvuga ikibiribiri kiri mu nyine dukuremo kimwe papa satira basi ko tuvuge iki kimwe nyine dukuremo kuko niba bibiri biramwonera pe. nese nushyiraho ikibiribiri kimwe noneho iyisubira riragaruka ikibiribiri kibiri kimwe nacyo ni ikinyarwanda kimwe basi ndapfuye. ibibiri banza nyine bibiri bya nyirababiri bibiri bya nyirababiri basi mvuga nyirababiri two bibiri bya nyirababiri sibyo biri mu murima wa kabiri. bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. yego alright. ibibiri ntabwo ari ibibiri ni ibibiri sorry ibibiri okay wow ibibiri bya bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. wow vuba ibibiri bibiri bya nyirababiri biri mu murima wa kabiri. uragerageje reka dusubire noneho umucamanza ujye uvuga nyine kimwe nyine hari ibyo wambajije navuze wowe utavuze noneho ufite amanota andi mahirwe ya kabiri namaze kwiyakira. okay manutse ingigi ry'inkoko ko nagakoze nawe kavuga ugatwumva manutse ingigi ry'inkoko sibyo rata uri kuvuga na confidence ariko ntabwo uri kubivuga. manutse ingigi kambwe ndabona 0 pe baranshiraho ntacyo tubyihoreye tugiye gusubiramo kuri guys ntabwo kambere igikombe bazagitanganya igikombe guys kuri ibombo igikombe reka bazadu okay kangwe promise guys nukuri azazana nyomozi sibyo bitewe na comment tuzabona sibyo nonsinda ninsanga wansinze nzayikuhereza. kugutsinda ko nzagutsinda ariko twari twayemereye abafana ndetse nyine kuyirya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibyacu gusa nyine iyi competition nako aya marushanwa ni ayacu namwe sibyo namwe mugende musubiramo mwibuke ikinyarwanda nyine biragoye ariko nyine ni byiza nicyo kinyarwanda cyacu tukiga tukakimenya tukakimenyera tukanagikunda uziko reka mbabwize ukuri guys abantu bo hanze abantu nyine bandi ntabwo bazakunda ururimi rwacu kuturusha uziko njye hari ikintu kijya kimbabaza uziko iyo umuntu akotoye gukotora si umuntu abyita ubwo karaye ni kuvuga ikinyarwanda ariko iyo umuntu avuze ijambo ritari ryo nyine
gukotora harya ni uruhe rurimi gukotora nanjye sinzi ururimi rwarwo ariko ni uko gutyo nyine ni ukuvuga ngo iyo wibeshye iyo cyangwa uvuze iyo ukoze ikosa uri kuvuga icyongereza iyo ukoze ikosa cyangwa ukavuga ijambo iyo ugize imana bajyana inzara no cyangwa se hari abantu mbona bahita ngo wari buvuge ibi wakabuze ibi ngibi kandi nyamara iyo uvuze ikinyarwanda nabi nta muntu n'umwe ukugerageza uzarebe umuzungu iyo arimo kuvuga ikinyarwanda kuki twebwe tutakwica icyongereza cyabo arakotora agakotagura kandi tukumva ari byiza kumva ni byiza kuki twebwe tutavuga icyongereza erega ntabwo turi abongereza ntabwo twavukiye ntabwo twebwe rurimi ari ururimi rwacu ntabwo ari ururimi gakondo basi reka tumenye ikinyarwanda tugikunde ni ururimi rwacu ni igihugu cyacu cyaratubyaye rero nujya kuvuga ngo uraseka abantu ngo bavuze icyongereza nabi bose kuki bavuga ikinyarwanda nabi ariko wowe wavuze ikinyarwanda nabi ariko ni amagorane ni nko kuguseka nanjye niyibagiwe ahandi turagerageza ariko noneho ubutaha ariko bizaterwa n'uko nyine abantu twabonye bafashe ibingibi yego ndari ngiye kuvuga ngo ubutaha ngo tuzavuge ntibavuga bavuga subizi nyine ntibavuga bavuga cyangwa se ibisakuzo ndari ngiye gushaka nk'ikintu igisabo ntabwo bavuga kugura igisabo oya nari ngiye kuvuga nk'ijambo ry'ikinyarwanda bahinduye mu cyongereza nyine kwa kundi ntibavuga ngo kudekarara bavuga bavuga kwidakarara ariko guys mbabwira ni byiza kumenya indimi zo hanze nyine nk'umuntu yajya kuvuga ngo mvuze ikintu mvuga ariko hari amagambo menshi nyine abantu bahinduye ikinyarwanda proje ngo proje bavuga ni gahunda umushinga ntayo yakavuze ngo umushinga ngo proje yanjye iri kuraninga ntayo yakavuze ngo umushinga wanjye uri gutera imbere cyangwa se uri kugenda neza nyine n'ibyo ngibyo byose nabyo urega ntimutwumve nabi ntabwo twebwe turi kwanga kuvuga izindi ndimi ni nziza pe binagaragaza ubusirimu akose urwawe uraruzi uruzi neza bwo kuvanga indimi yego uri kuvanga indimi kubera ko igihe tugezemo hari igihe usanga hari n'abantu baba batabizi cyangwa se kagucika niyo bavuga ngo iki mu kinyarwanda niyo generasiyo turimo ariko iyo nikagucika ari ku rurimi rwawe uruzi neza sibyo kuyavuga siko kuyamaka duhurire komenti data munshyigikire ngende umwana w'imana basi mumbeshyire ko ntabikora duhurire komenti nyine ibindi ni muri komenti amanota uburyo twarushanyijwe namwe mutubwire ko mwagiye mu gihe uciyaza ni ukuri mumbabarira see you guys bye bye